Shalom shalom, ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye mwese. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga, turirimbe n'indirimbo yo mu gitabo, dusome n'ijambo ry'Imana, dusoze dusenga. Data mwiza, turagushimye, turaguhimbaje, dushimye ko wabanye natwe ukaturinda, kandi tukaba tugeze aya masaha duhumeka umwuka w'abazima, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Mana rero duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, tweze utuboneze ibyaha byacu, ibyo twakoze byose bitagushimishije, mwami tubabarire. Ukimara kutubabarira turwaye karibu n'ikaze, ngwino utubere umuyobozi muri byose, kandi utuyobore, ntabe ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze ko ugiye kubana natwe, icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose, amen. Dukomeze turirimba n'indirimbo ya 68 mu ndirimbo z'agakiza. Ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, kuko igintingisha ibinkwiriye, mu munezero n'umubabaro, byose abinzaniramwo amahoro, mu munezero n'umubabaro, byose abinzaniramwo amahoro, amba hafi ndetse buri munsi, kandi angenera ubuntu bunkwiye, ajya anyikorerera imitwaro, niwe Data kandi niwe Mana, nguko uko ajya antunga buri munsi, ajya andamira muri byo byose, buri munsi azajyamo imbaraga, iryo ni isezerano yampaye, buri munsi azajyamo imbaraga, iryo ni isezerano yampaye. Mana yanjye komeza ujye umfasha, gutaramire neza icyo umbwira, mpore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe, no mu bikomeye biriho ubu, undamburira amaboko yawe, umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana, umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice 6, umurongo wa 31 kugera kwa 34. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ntimukiganyire. Reka nsome mu izina rya Yesu. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi So wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko ab'ejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Shima Imana kubw'iri jambo. Iri jambo Imana yashatse ko tuganiraho uyu mugoroba. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntitukiganyire,
ngo ntimukiganyire ngo mwibaza ngo tuzarya iki, ngo tuzambara iki, ngo tuzanywa iki cyangwa tuzarya iki, ngo kuko ngo ibyo byose ngo Data wa twese ngo azi ko tubikeneye, ngo kandi ngo n'abapagani ngo nabo ibyo barabishaka. Ni ukuri Imana izi ko ibyo byose uko turi mu isi twese ibyo bintu turabikeneye, byo kurya, byo kunywa, byo kwambara, ni ibintu duhuriyeho byose, ariko hari itandukaniro, ni uko hari abashaka ibyo ngibyo ariko bakibagirwa gushaka ubwami bw'Imana. Icyo Imana rero itubwiye, irabizi ko ibyo byose tubikeneye kandi ni ukuri ntabwo izabitwima, izabiduha, ahubwo ngo nitubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Gukiranuka rero ni ugukora ibyiza, twirinda ibibi n'ibisa nabyo byose, tugakiranuka imbere y'Imana. Imana rero ibindi bisigaye nitumara gukiranuka tugashaka n'ubwami bw'Imana. Mu gushaka ubwami bw'Imana tugomba kujya dusenga kandi tugasoma n'ijambo ry'Imana, ubundi tukongera no gukora ibyiza iby'Imana byose ishaka, dukundana, tubabarirana, dusengerana, dufatana ukuboko, duhugurana. Ibyo byose Imana ishaka ko tuzajya tubikora, naho ubundi ibindi byose izabiduha. Kuko indirimbo yatubwiye ngo ntago nkwiye kujya niganyira ngo nibaza uko ejo nzaba merewe, ngo nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose. Imana izi ibyo byose nk'uko ijambo ryabitubwiye, izi ibyo ukeneye, izi ibyangombwa kuri wowe. Ni ukuri ntuzajye wiganyira kuko ibyo byose Imana izi ko ubikeneye, kandi byikoreze Imana. Iyo mitwaro yawe, ibyo biguteye guhagarika umutima, bibwire Yesu, arabizi ko ibyo byose, ariko mbere ya byose icyo agusaba ni ugukiranuka no gushaka ubwami bw'Imana. Hejuru gatoya haravuga ngo Imana igaburira inyoni. Inyoni ntizihinga, ntizisarura, ariko Imana irazigaburira. Kandi twebwe turuta cyane agaciro izo nyoni. Niba igaburira izo nyoni, niba yambika uburabyo, wowe umuntu uruta agaciro ururabyo, ni gute wowe itazaguha ibyo kwambara ngo iguhe n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa? Ni ukuri icyo Imana idusaba uyu mugoroba ni uko twashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, nibyo by'ingenzi, ibindi byose tuzabyongererwa. Nimureke dukore ibyiza, twirinde ikibi icyo ari cyo cyose, nk'uko mu ijambo ry'ejo hashize twakomeje tubivuga. Ni ukuri dukiranuke, dukore ibyiza, twirinde ikibi icyo ari cyo cyose, twiyambure ibibi. Ni ukuri dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo uwaguha gutunga iby'isi byose ngo ariko akakwaka ubugingo, ngo byakumarira iki? Ni ukuri ibi ngibi ni ibya hano mu isi, tuzabisiga, ntawe uzajyana nabyo, ariko namaze kumenya yuko umutungo wimukanwa wonyine ni ubugingo buhoraho. Ni ukuri ndabingingira uyu mugoroba, mwebwe munkurikiye aho muherereye hose, ni ukuri Imana ibagenderere, buri wese yite ku iherezo rye, buri wese asengere ubugingo bwe, kubera ko Imana yamaze kutubwira icyo mukiruhukeho. Imana yamaze kutubwira yuko izi ko tubikeneye, kandi ni ukuri nidushaka ubwo bwami bw'Imana no gukiranuka ko tuzabihabwa. Buri wese rero niyongere yisubiremo, ubundi yite ku iherezo rye, buri wese asengere ubugingo bwe, kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ko ntawe uzi umunsi n'igihe. Niyo mpamvu duhora duhugurana, duhora twibukirana iby'uru rugendo, kugira ngo igihe umwe muri twe azatungurwa atazarimbuka. Niyo mpamvu duhora imbere y'Imana dusenga, dufatana amaboko, kugira ngo uru rugendo tuzabashe kurusoza amahoro. Ni ukuri Imana y'amahoro ibahe umugisha kubwo kunkurikirana, mukumva icyo Imana idushakaho.
Imana ibahe umugisha muri byose, kandi Imana ihaze kwifuza kwanyu, uko buri wese icyo akeneye Imana ikimuhe mu izina rya Yesu, kandi uwizeye umubere uko yizeye. Reka dukomeze dusenga rero, uyu munsi nifuje ko dusenga akanya byibuze noneho kanini ugereranyije n'ako twajyaga dusenga, twinginga Imana kugira ngo iduhe imbaraga, ni ukuri kugira ngo tubashe gukiranuka nk'uko ijambo ryabitubwiye. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira ngo nibaza iby'ejo uko bizaba bimeze, ngo ibyo byose ngo bizwi n'ihoraho. Mana, turabizi ko ibyo byose ubizi, kandi na mbere yuko tubikubwira ububizi, uzi ibyo buri wese akeneye. Ariko Mana, aya masaha uyu munota turakwinginze kugira ngo uduhe imbaraga, uduhe imbaraga, duhe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, ha imbaraga buri muntu wese unkurikiranye mu izina rya Yesu, kubera ko twebwe ntabwo twakwishoboza. Mana, duhe imbaraga zo gushaka ubugingo bwawe, duhe imbaraga zo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, kubera ko twebwe ntabwo twakwishoboza, ariko tugufite dufite umurengezi. Rengera buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo, turakwinginze kugira ngo buri wese Mwami Imana umuhe imbaraga. Data wa twese uri mu ijuru rero, aya masaha uyu munota turasenze cyane, dusengeye abatarakumenya kugira ngo Mwami Imana nabo bakumenye mu izina rya Yesu Kristo. Abatarakwakira Mwami Imana baha agakiza mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, kubera ko muri wowe niho tubonera byose, muri wowe niho tubonera ubugingo, muri wowe niho tubonera amahoro, muri wowe niho tubonera umutuzo. Niyo mpamvu nabo ninginze kugira ngo nabo bahe agakiza, kugira ngo binjire mu mahoro yawe, amahoro utanga, amahoro uha abantu bawe, amahoro wasigiye intumwa zawe, ukababwira ngo mbasigiye amahoro, ngo ariko ngo ntabwo nyabahaye nk'uko isi iyatanga, kubera ko wari uzi ko amahoro ari ikintu cy'ingenzi batagura, batahaha, urangije ubasigira amahoro. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo Mwami Imana utange amahoro ku bantu bawe. Data wa twese uri mu ijuru, turakwinginze kugira ngo n'abadahinduka ubahindure, abatarakumenya ubahe kukumenya, kandi umurimo wawe wagure, ugabanye abarimbuka wongere abakizwa, wongere usuke ububyutse mu itorero mu izina rya Yesu Kristo. Utange imbaraga z'umwuka wera, utwagure mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu, uduhe kuyoborwa n'umwuka wera. Mana nziza, Mana ikomeye, sengeye abarwayi bari kunkurikirana, nagiye mbona ukora imirimo n'ibitangaza, kandi uko wakoraga kera na n'ubu niko ugikora. Mwami Imana, ntujye uhinduka. Buri wese Mwami unkurikiranye urwaye, mu izina rya Yesu mukozeho ukuboko gukiza, mu izina rya Yesu akire. Mwami Imana abe muzima, kubera ko roho nzima itura mu mubiri muzima. Niyo mpamvu mbasengeye kugira ngo ubahe gukira mu izina ryawe. Data mwiza, Mana ishobora byose, hari abihebye, hari abafite intimba n'agahinda, nabo baha amahoro yo mu mutima, ongera ubagarukeho, ubahe ihumure mu izina rya Yesu Kristo, ubahe ibyiringiro by'ubuzima buzaza mu izina ryawe. Data wa twese uri mu ijuru, nabo biteho bagarukeho, barwanirira intambara bazi n'izo batazi. Mwami, ababuze ibyo kurya, ababuze ibyo kunywa, Mwami Imana, ijambo ritubwiye yuko ibyo tutakwiye kubyiganyiraho, kubera ko ibyo urabizi ko tubishaka. Nabo bibahe mu izina rya Yesu. Buri wese uko akwifuza nakubone, kandi ureme igitangaza kuri buri muntu wese. Mwami Imana, kandi waremere ibifatika, kandi ikimenyetso cy'ibyiza kibe kuri bo. Data mwiza rero, ngo turindire ubugingo, kubera ko ubugingo nibwo buzakubona. Niyo mpamvu tukwinginze Mwami Imana, kugira ngo ubugingo bwacu burindwe kurenza ibindi bintu byacu dufite, kandi ukomeze utwiteho, uturwanirire, kandi utubere maso. Ntumiye Mwuka wera kugira ngo abane natwe, kandi aherekeze iri jambo. Mwami Imana, akomeze arisobanurire buri muntu wese. Mwami Imana, iri jambo rikora icyo wagambiriye. Urakoze kumvisha gusenga. Icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose. Amen.